Abaturanyi baza kumbwira ko afite undi mugore atereta kubera ko afite undi mugore atereta. Yego, umugabo yaramutaye, amaze kumuta nyine ubwo akazi akora we no kugenda ashaka abagabo b'abandi. Uwo mugore niko kazi akora akabiyegereza karamwinjira ko nawe bivuze nabo ko nugukomeretsanya akazi akora. None se umugabo yaramutaye, amaze kumuta asubira inyuma ajya gushaka abagore b'abandi, abandi bagabo b'abandi bagore. Mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keze TV show nk'ibisanzwe. Ndabasuje kandi mbifuza kumeza kugira ibihe byiza. We tubana umunsi ku wundi, reka nizere ko mumeze neza kandi mukomeye. Nsaba mwese mudukurikirana ndetse nawe ugifungura kino kiganiro, nyamuneka ubanze ukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ujye kubona ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi. Uyu munsi tugiye kuganira n'umumama cyangwa se n'umubyeyi, n'ubwa mbere agaragaye kuri kamera, ntago mumuzi ariko mugiye kumumenya kubera ko yampamagaye. Uyu munsi yampamagaye ambwira ko yifuza ko tuganira ku mpamvu runaka. Ntago wenda ndibwirirwe bisobanura bigiye kure, wenda nawe ndamuha ikaze abanze abasobanurire ndetse natwibwire. Rero reka mbanze muha ikaze kugira ngo tubanze tunaganire twamenyanye. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, wabanze ukibwira abadukurikiye amazina kugira ngo tubashe kuganira tuziranye. Amazina yanjye nyine nitwa Umutoni wa Yvette. Kuri kuvuga gake yase n'ubwitonzi n'ubusanzwe uritonda kuri kuvuga gake ngongerejwe abantu bakumve. Amazina n'Umutoni wa Yvette. Umutoni wa Yvette. Yego. Amazina kari meza ara. Rucyaro umukobwa? Oya. Uri umumama. Naye ndabaza ibyo wari wabinganirije. Rero turakwakiriye mu kiganiro. Murakoze cyane. Kandi urasa neza pe. Aryoshye. Abantu mukurikiye kuri kamera arasa neza n'aka makeup. Rero wampamagaye mbwira ko yifuza ko tuganira. Yego. Wabimbwiyeho gakeya ariko numva ko wenda bidahagije. Mbwira ko wifuza ko bijya tunabiganiraho hano kuri kamera kuko hari impamvu runaka. Nagira ngo nguhe ikaze, wenda ubanze utubwire muri make Umutoni ni muntu ki, utuye hehe, nimba ntacyo bikubangamiyeho. Umutoni ndi umubyeyi, mfite umugabo n'umwana umwe ariko umugabo yarantaye. Ubu nicyo kintu cya mbere na mbere cyanzanye. Kubivuga useka nkaho bishamaje. Oya, ntago bishamaje, birababaje. Umugabo yaragutaye. Yego. Nicyo kintu cya mbere na mbere cyanzanye kugira ngo tubiganireho, numve se niba waba hari aho wamubonye cyangwa se n'ubundi nzi neza ko wamubonye. N'ubundi urabizi. Yego. Reka wenda tumara abana amatsiko. Uyu ni umudamu wa Jean Marie. Jean Marie ngira ngo muramwibuka, umugabo w'inzobe twigize kuganira atereta. Reka mvuga ateta kuko yarateretaga, atereta Mama Salomo. Mama Salomo heri ubwo sinzi ko mbese murabibuka, muraza kumwibuka. Umudamu wa Jean Marie rero murabizi ko Jean Marie twaganiriye proposa Mama Salomo amutereta ajya mu rugo, utuntu twinshi nakora utuntu twerekana ko amukunda. Ariko mu bintu yatubwiye ko afite umwana ariko ntiyashaka kuvuga ku mudamu we. Murabyibuka nabimubajije, ndamubaza ati ufite umudamu kugaragara nk'umuntu ukora biri kose mukuru. Yatubwiye ko afite umwana mukuru ariko iby'umudamu ambwira ko atashaka kubivugaho. Rero uyu ni umudamu we yampamagaye kare arambwira ati ndifuza ko tuganira ku byerekeranye n'umugabo wanjye kuko nakubonanye nawe n'ibindi ari buze kutuganiriza. Rero ubwo nagira ngo basobanurire mu ncamake impamvu turi kumwe ndetse n'uwo ari we. Ubwo reka muhe ikaze hanyuma nawe atubwire, abasobanurire atubwire impamvu cyifuza uwo mugabo. Hanyuma Jean Marie yagutaye gute? Nyine tutagiye kure, twabaga mu cyaro n'ubusanzwe ngiye niyo mba n'umwana. Yafashe gahunda yo kuza mu mujyi gushaka ubuzima. Yego. Akajya anyoherereza udufaranga duke ariko nkatubona. Biza kugera igihe natwo turabura. Yego. Noneho abaturanyi baza kumbwira ko afite undi mugore atereta kubera ko afite undi mugore atereta. Yego. Kubera ko ngewe n'ubundi na telefone smartphone mfite. Yego. Nge nabyo nigeze menya. Ibyo bintu rero
sinzi impamvu uje kubivugaho ubu nonaha ibyo bintu byabaye umwaka ushize kuki wivuze kano kanya cyangwa se uje kumubaririza kano kanya washize ndumva hashira amezi ane impamvu mbivuze kano kanya nibwo mbimenye ubu kuva umwaka ushize nibwo ukimenya ko yaterese undi mugore nibwo mbimenye kuko ngiye na smartphone mfite ngo mbashe kuba namenya amakuru wenda dusubiye inyuma gatoya tutarakomeza imbere mutaratandukanye utaramenye ayo makuru mbere mwari mubanye muto tutaramenya nyine ko yashatse gutereta undi mudamu mbere twari tubanye neza kuko yarakoraga udufaranga tukaba duke ariko nkatubona ariko binza gutekereza nziza kubibona nyuma mbona ko nawe y'amafaranga yajyaga anyohereza nayo niyayama tubaho mu buzima bubi umwana abaho nabi akeneye ibikoresho kurya mbese buri kimwe cyose umuntu w'umubyeyi mu rugo agomba gukenera cyose cyarabuze kuki yagusize mu cyaro akazi Kigali yaje gushaka ubuzima usigara mu cyaro yego kuki mutazanye ntago twari kuzana kuko kuba i Kigali biragoye ubwo umuntu ari gufona bwo kuza ari umwe no kuza ari babiri bitandukanye biba bitandukanye uhitamo gusigara waza muri Kigali yego byo birumvikana nyuma yo kuza ukimenye ayo makuru wamenye ryari kuko ubu turi mu kwa kane kandi ibyo bintu byabaye ndumva ari umwaka ushize byabaye umwaka ushize ako ngiye mbimenye muri uku kwezi kwa kane muri uku kwa kane yego n'abaturanyi babimbwiye bafite amatelefone watinze gukurikirana umugabo si ubu ngubu niba yarakomeje ubu ntiyarundutse oya aho umuntu amenye amakuru ntago agomba kugendera ntago wafatiranye oya ntago ari kumwe ngo ntago nafatiranye nibwo mbimenye nibwo bimenye yego hanyuma se uwo mugore warakurikiranye ngo umenye nyine uwo mugore uwo ari we cyangwa se bakubwiye amakuru bakwereke neza uko byagenze uwo mugore bambwiye amakuru ye bambwiye nawe ko umugabo yamutaye ariko afite ahubwo yose umugabo yaramutaye amaze kumuta nyine ubwo akazi akora we ni ukugenda ashaka abagabo b'abandi uwo mugore niko kazi akora akabiyegereza karamwinjira ko nawe bivuze nabo ko nugukomeretsanya akaza akora none se uw'umugabo yaramutaye amaze kumuta asubira inyuma ajya gushaka abagore b'abandi abandi bagabo b'abandi bagore ubwo niko kaza akora bishoboka ko ariko kaza akora ubwo nuvuga ubwo bivuze ko we yaragiye ntabwo bari kumwe ariko ntabwo bivuze ko akaza akora no kugenda afata abagabo b'abandi birumvikana ko atwaye iwanjye n'undi ntabwo yamusiga nta wamenya wamugana ubwo nta wamenya ariko amakuru njyewe mfite wenda kuko nanjye nabaga mpari wenda ibyo biba bikeya ntabwo wamenya byose ku bantu bari guteretana kuko hari n'ibyo baguhisha ariko njyewe ibyo nzi hari byagerageje gukora muha n'impano wowe nta gitenge yigiza guhase reka nta na kimwe n'utwo dufaranga twazaga ari duke tudashyitse nta n'icyo twamariraga ariko akantu gato nta kintu mwaba mwarapfuye urumva umugabo ari i Kigali ari gushakisha ubuzima ahise agira igitekerezo cyo gutereta undi mudamu urumva ko yari yabaye nk'agushyize ku ruhande nta kabazo mwaba mwaragiranye wenda ngavuga ati uyu mugore ndamuretse reka nshakishiriza ahandi byapfuye kumuzamo gutyo gusa oya nta kabazo twigeze tugirana na kamwe n'ubundi we yansize mu rugo mu cyaro n'umwana afite gahunda avuze ko aje i Kigali gushaka amafaranga yo kuzamura umuryango nta kintu mwapfuye ntimwatonganye nta na kimwe ubwo ni impamvu zamujeho ku giti cye yego ubwo ni kwa kundi bavuga ngo i Kigali hari abagore nyine n'abakobwa ubwo nibyo reka tuba ariko tubivuga hanyuma rero mu bintu byabaye hagati ya Jean Marie n'uwo mudamu ntabwo ibyo nzi byo nashije kumenya ni uko nyine yagerageje ariko nzi ko bitaho ibyo nzi nyine ntabwo byakunze byaraterese nyine ajya mu rugo asura abana ariko aho makuru aho mperukira kuko nanjye hashize igihe tutaganira pe hashize igihe kinini nanjye ntabaheruka aho mperukira ni uko byari byaranze kuvamo niba ari Imana yavuze ati reka no mudamu nkomeze mureberere ariko mperuka byari byaranze ariko sinzi niba bitarakomeje ko ntabwo mperukana nabo ahubwo uyu munsi urifuza kumenya amakuru y'umugabo wawe ariko ikibazo cy'amatsiko ntabwo muvugana kuri telefone aramvugisha ariko akamvugisha nyine mbona nta gahunda afite iyo umwatse ku mafaranga nk'uko yaguhaga se nayama
kubera iki impamvu ubwo nyine nuko yabonye ko kuyama ntacyo bimumariye akigira yarigiriye ahandi. Ntacyo umumariye se ubwo? Niwe niko abitekereza wenda simbizi ntago nzi ikimurimo. Hari icyo uko biri kose ufite famiye, hari icyo mwaragejeje ku muryango wanyu byerekeranye n'uwo mubano wanyu utari mwiza waje hagati yanyu? Ibyo ngibyo byarabaye, nagishije umuryango inama ariko ntago ndabisesengura neza. Uracyari kuneka amakuru? Ndacyari gushakisha amakuru neza ngo ndebe. Uramutse usanze ari ukuri icyo gihe wenda tuvuge ubwo bamaranye ameza nibwo ngubwo reka tubare ntawe wenda sibyo, ariko se bibaye ari byo ugasanga n'ukuri ugasanga baracyari kumwe, wakora iki? Sanze bari kumwe n'ubundi nta kundi byagenda, agarutse we nkamenya n'ubundi ko ari ukuri byambwira akagaruka akansaba imbabazi nta kibazo namubabarira. Ukamubabarira akagusaba imbabazi mubane musubirane? Namubabarira. Ufite imbabazi hafi? Oya, ntago umuntu yajya mu kintu ari bwo ubimenye. Mbese ubwo se wowe wizeye neza ko yamuretse bwo? We muri we niwe wabinyibwirira. Ko numva ufite imbabazi hafi. Kandi muri iyi minsi nyine abagabo ni ikibazo. Murabasangira murabeshya. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe uramutse usanze ari byo reka akemera kugaruka wamubabarira? Namubabarira. None se wowe ko waje Kigali wowe ntabwo urabana ukuntu? Oya. Ko biri kose wavuye mu cyaro? Yego. Ese umwana ari he ubwo? Umwana namusize mu baturanyi. Wavuye mu cyaro nawe waje mu mujyi wawe, urebye wageze muri gare warebye ukuntu imodoka zinyuranyuranamo n'abo bakobwa wabonye. Wowe ko wahageze wahabonye gute? Ngewe ko nahageze biterwa na uruzi wamurenganya? Oya, biterwa n'amarangamutima y'umuntu. Abantu bose ntabwo ariko batekereza kimwe kuko ntabwo babona ibiguruka byose ngo ujye kubifata. Kuri nanone none se wenda tuvuge yibanaga ubwo koko umugabo yamara amezi 5 yihanganye yiziritse agomba kugitushyira no mu gaciro. Hari igihe turenganya abagabo ngo umugabo ngo yaciye inyuma ngo umugabo yaterese. Ufasha umugabo umwohereje i Kigali gushakisha, aribana muri ghetto arakora, amaze amezi 5 yamenyereye kubana n'umugore, akubise amezi 5 ari wenyine, nta mugore aheruka. Uri mu cyaro nawe urahinga imisozi wayimaze ngo umugabo aranyoherereza. Umugabo nawe afite umubiri, aho ngaho se tuba turenganya abagabo. Ntunavuga uti reka rimwe mu kwezi njya kumusura. Ibyo birumvikana, ariko nanone niba ufashe umwanzuro ukavuga ati ngiye i Kigali nsize umuryango ahangaha ngiye gushaka amafaranga, ntabwo bishatse kuvuga ko ugomba kugenda ukajya i Kigali buri umwe wese ukamugeraho ukajya gutereta uwo ubonye wese. Oya, ntabwo ariko gahunda zimeze. Ugomba kwicara ugatuza, umubiri ukawuzirika ukizirika koko. Cyangwa se wamukenera ukamusanga, cyangwa nawe yagukenera mugahamagara. Yagukenera akagusanga mu cyaro cyangwa akaguhamagara ukaza. Ubwo ko ntabwo umwe akaganiriye wariko. Ubwo reka tuvuge ko mutagatekereje. Ariko nyine ku rundi ruhande wa mugani ntabwo ari byo, ntabwo ugomba kugendera kuri ibyo. Hanyuma se ngufashe iki se noneho muvandimwe wa mubyeyi we? Ngewe ikintu numva wamfasha, wagerageza kumuza n'uwo mudamu. Uwo mudamu? Yego. Sinshaka ko mu Rwanda. Ntabwo twarwana. Ndetse mbanze reka nkubwire ikintu nazinutswe. Namaze kumenya ko abantu barahinduka. Nk'ubu ngubu si turi kuganira, si bamubwira ndashaka ko tuganira, turaganiriye mbashije amakuru ndi yaguhaye. Ushaka kumbwira ngo mpuza nawe, ugasanga induru ziravuze murafatanye. Umugabo wanjye wandaya we iki? Izo nduru oya, ngewe nshoye kumubwiza ukuri. Ikintu ushaka kumubwira ni igiki? Ashoye kuba yaramubeshye ko atari umugabo, akamubeshya ko ari umusore. Sibyo? Ngewe nshoye guhura nawe neza. Shoke ko atanabimubwiye. Akaba yaramubeshye ngo ndi umusore, nta mugore ngira, nta n'umwana ngira. Mbese ngewe nshoye guhura nawe neza, guhura nawe nkamubwiza ukuri. Ukuhe kuri? Nkamubwira ko ngenda umugore wa Zamari. Ntandi matiku ntayandi matiku. Ese mwarasezeranye? Oya. Ese niba mutarasezeranye indi nkurikizi niyi? Arega ubundi ntabwo afite uburenganzira bwo gushaka handi. Oya, ntabwo afite. Kireka niba mubiteganya, mwabiteganyaga we. Gusezerana turabiteganya n'ubundi. Mwabiteganya akaba ari kutambika ikirenge agenda. Nyine ubwo nawe biterwa n'ibyo arimo, ubwo nawe sinzi. Ubwo ntarajyamo neza rero. Ubwo waba utarajyamo neza kandi warabyaye ibyo bintu bibaho?
abagabo bo kubyara bikigiye uravuga kubyara No kubyara kubyara umugabo se bivuze iki no kubyara bakajugunya gusa ashobora gusiga gutenda akarara yiteye n'ahandi byose ku mugabo biramureba oya ariko nyine wagarutse nta kibazo ariko nanone da hanyuma uwo mudamu nta kibazo mbifuza gura nawe ariko nta bintu byo kurwana yego mukaganira nk'abantu bakuru niba uri kumubwira ko uri umugore we nta kibazo wenda nawe afite ibindi ku giti cye yakubwira gusa icy'ingenzi ni uko nta rwango yego cyangwa akantu ko kuba ukeba ariko ubwo muri abakeba byarabaye byaranarangiye abakeba rero biragoye kugira ngo bumvikane sinumva ukuntu mwakora n'icyo kiganiro mukicara mukaganira nubwo mbona witonda ariko buriya abantu babihishemo ukuntu icya mbere ni ukubwizanya ukuri dushoboye kwicara njye nawe tukaganira nubwo twaba twarabaye bikeya ntabwo byavuga ko tutabwizanya ukuri bimubwiye akabyumva kandi mbese tukabisesengura neza nkabwira ko ari umugabo afite n'umwana akanyumva neza twabiganira bikarangira nawe bimuvuyemo nta kibazo byatera icyo ushaka muri make urifuza ko agusubiza umugabo urifuza ko umugabo waza mugasurana mu cyaro icyo wifuza ni igiki muri make njye ndifuza ko umudamu yansubiza umugabo akamureka akamukuraho amaboko ye yose umugabo nta kibazo ugasubira n'ibyawe mu cyaro oya we n'ubundi we yaguma akorera amafaranga tukaguma mu buzima wakongera ukamusigina namusiga urizera njye ntabwo nagusiga ubwo twagenda tujyanye oya none tugiye tujyanye twatungwa n'iki yaje i Kigali uzizira noneho ko uzasiga umuziritse kugira nabwo nzamanza nshishoze ndebe nzashishoza nabwo ndebe ufite icyizere cyinshi pe kandi nyine ariko ni nabyiza ntabwo byabura abantu babana ubundi bagomba kugirana icyizere nubwo nyine gucana inyuma bitabura ndamwibuka jamari rwose yaguze utubombo ariko disi kuri rwose ntago yagize ahisha ko uhari yavuze ko afite umwana ariko ntiyakuvuze wowe nyine urumva naramubajije ni se uri umugabo uri umusore arambwira ati mfite umwana narabyaye ariko iby'umugore ntimubimbaze ubwo nyine yavuze ko afite umwana ariko umugore we nyine twumve ko nawe agira iyo uvuze ko ufite umwana ushobora kuba warateye inda utabana n'umugore rero ugiye gutereta umuntu ukamubwira uti mfite umwana ntumusobanurire ngo nabyaye gutya numva ntiyamenye ibyo ari byo n'uwo mugore rero ntabwo wamurenganya ariko nanone ibintu bigomba gusobanuka ahubwo mbere na mbere ubundi ikibazo ntabwo gifite uriya mugore gifite umugabo ikibazo gifite umugabo kuko umugabo nawe agiye no kumwishakira noneho umugabo niwe utereta yego umugabo niwe ufata umwanzuro umugabo niwe uzi umugore we ahubwo umugabo niwe mukwiye kuganira ukamubaza ahubwo we akagusubiza nyine impamvu byose yabikoze ahubwo twe n'ubundi nimara kubonana n'uwo mugore tukavugana tukaganira akabinyemerera nzabimwemeza nanjye ko ndi umugore wa Jamari noneho ndaza nsubira inyuma ngende nganire na Jamari nawe tuvugane numva igitekerezo kimurimo tubone gufata umwanzuro none icyo ngicyo nicyo ariko rwose man kuri yewe ku bwanjye ku giti cyanjye numva yuko rwose niba ari n'uwo mwana afite uburenganzira ese ntabwo ajya kubaza se aramumbaza papa buri munsi papa arihe papa arihe imyaka niba ari 5 yego umwana mukuru umaze kujijuka umukuru w'umuhungu uzi ubwenge uko biri kose ashobora kuba kubaza papa ahantu yagiye yarahambaza buri munsi mubwira gute mubwira ko yagiye mu kazi yagiye i Kigali kandi abana bazi ko bagiye i Kigali batagaruka nabo bazi ko nyine Kigali ari kurere ubundi abantu bo mu cyaro baba bazi ko abantu bagiye i Kigali bagiye kuzana imigati n'amandazi utuntu twiza nyine ariko we natubona twadufaranga ntituzi natwo bifite iyo bijya ariko ibyo bintu bibaho cyane ni ibintu bineze bineze yaba ku bagore cyangwa ku bagabo situvuze ngo bikorwa n'abagabo gusa hari n'abagore babikora kandi cyane gusa ni nk'ihe nama wagira abagabo bameze nka Jamari njye nama nagira abagabo bameze nka Jamari niba bavuye mu cyaro cyangwa se bava ahandi runaka cyangwa bari muri uyu mujyi wa Kigali bari gukorera amafaranga bajye bita ku muryango wabo
kuko n'ubundi niyo mpamvu baba bagiye gushaka akazi n'ubundi badashaka kwita ku muryango ntabwo bafata umwanya ngo bagiye gukorera amafaranga bagirirwa mu buriri baryamye. Inama nabagira rero bizerane kandi bashyire hamwe kuko bagiye bahamagarana babwirana amakuru yizera umudamu we. Ese wowe ntago ibyo byakubaho uri umudamu ibiki gute nkuko nyine umugabo ashobora nkuko nanjye nkuko nawe waba uri ahantu nkaho uri mu cyaro ariko nawe bakagufatira mu cyaro nyine umugabo akazasanga nawe karabaye rwose warifatiye undi muntu n'abadamu bibabaho. Njye ntabwo byambaho wenda abandi bagenzi banjye wenda byababaho ariko njye ntabwo byambaho. Akenshi bibaho kuyihena buriya byatewe n'iki akenshi ni ukutizerana ahari niko twabivuga n'ubukene burasese mba mbona kutizerana n'ubukene kutizerana ubukene mbese n'ubuzima bubi nyine n'ubukene nyine ku buryo umuntu aza akakubwira ati ndaguhaye naya mbese ibintu nk'ibyo ariko buriya urugo rutubakiye no ku cyizere biroroha kurusenya kuko urumva niba we abavuga ati nasize umuryango mu cyaro yagira Kigali akabona abakobwa beza akabona abagore beza bahita avuga ati n'ubundi wundi uri mu cyaro ntazabimenya reka nirwaneho gutya ubundi ntekereza kandi ubundi bivuga ngo niba ariko ni umuntu w'i Kigali yarabaye mwiza yabaye mwiza kubera amafaranga kandi nawe ukoreye amafaranga ukayamuha nawe yaba mwiza uwawe. Nta mpamvu rero kujya gufatafata ahubwo tekereza ngo njyewe wanjye nzamukorera iki kugira ngo abe mwiza nka wundi wo mu mujyi. Biragora kuri iki gihe biba bigoye wa muntu abantu barahindutse biragorana. Rero uyu munsi wenda ubimbwiye uyu munsi ariko ntago nakubwira ngo ndahita mubona ngo mpite mbona uko mubwira cyangwa musobanurira wenda we wambwira ku giti cyawe urifuza guhura n'uwo mudamu ariko ntago none hadeta bikunda ko sinabona ukuntu muhamagara ngo mubone ariko gira nk'ubutumwa cyangwa se ijambo ubwira umugabo wawe ijambo wamubwira urumva hashize amezi ane mutabonana mutavugana n'ibyo byose wagiye umenya n'irihe jambo wamubwira. Njyewe nyine ijambo namubwira ndashaka kumubwira ngo ibyo arimo nashyira agapira hasi asubiza amaso inyuma yibuka abo yataye ibyo arimo abivemo yego agaruka areba umuryango we kuko umwana aramukeneye n'umugore aramukeneye cyane. Hanyuma umugore wavuze ngo usigaye akora akazi ko gusakoma abagabo b'abandi wamubwira iki? Njye ikintu namubwira nawe we tuzavugana ariko nawe ikintu namubwira ni ukumubwira ibyo arimo nawe akabivamo akareka abagabo b'abandi niba yumva umugabo yaramutaye niyicare hamwe nagira amahirwe azabona undi mugabo umutereta cyangwa se azasenge wa mugabo we agaruka. Ntawamenya mbese ntawamenya yego. Hanyuma turi kugana ku musozo nagira ngo hari abantu badukurikire bari buze kukubona ku kiganiro nagira ngo bakurikiranye ikiganiro twagiranye Jean Marie batuye bamuzi ariko nawe bakubonye nagira ngo ugire inama ubwira abantu cyangwa se umudamu wese waba waragize ikibazo cyo gutabwa n'umugabo muri ubwo buryo mbese umuntu wese warahuye n'ikibazo nawe wahuye nacyo ugira ikintu mubwira muri rusange. Ngewe ikintu nabwira abadamu bagenzi banjye bagize ikibazo nk'icyanjye bagomba kwihangana bagacisha bugufi mbese bakagerageza gushaka amakuru ku buryo bavugana n'abagabo babo bakaganira yabyumva bakumvikana yaba atabishaka akabivamo. Gusa ikintu nagushimiye nuko nta mahane wazanye hari abagore batagira imikino abazavuga ati nyina mbese yazamuye inguti yavuga ati reka ndabica ndamwica arihe uwo mugore nyine bafite amahane mbese ubundi kugira amahane waje utuje mbese urifuza ko ikibazo gikemuka wowe urifuza ko umugabo wawe agaruka atagaruka ugashaka ubundi buryo ariko mu mahoro wowe ushaka ubwumvikane ubundi kugira amahane siko gukemura ikibazo ushoboye kugira amahane nkaza gutya nkamukubita nkamukomeretsa ukayibona baranjyanye mu buyobozi nkahura n'ikibazo nk'icyo n'uwo mwana arimo gushakira uburenganzira nawe nyine akabura mama we akabura na papa we. Rero abadamu na bagenzi banjye nabwo bagiritse ikibazo nabwira ati bihangane nibajya bamenya amakuru nk'ayo ngayo bajye bagenza gake. Reka mbaze Jean Marie ahantu uri hose kiganiro nukibona reka nkuwazira ijambo wenda ntango tuza amaso y'umuntu n'ayundi areba bitandukanye kuko wa mugani ubu wataye umugore sarya
usanga undi wenda wowe wundi niwo mwiza ariko koko wa mugani ntufite ikibazo reka tukureke njye ninkubona nzakwibariza ariko icyo nakubwira ndaza kugerageza kuza guhamagara mama Salomo naba ndaza musobanurire nababyemeye ndakubwira igihe muzahurira natabyemera nabwo ubwo uzaganira n'umugabo mu byirangiriza sibyo yego reka mbashimire nawe udukurikiye ushobora kugira inama uyu mudamu ushobora gutanga igitekerezo ushobora kubagira inama muri komenti nawe uko ubyumva cyangwa se uko wumva babikemura nk'abantu bakuru mbese komenti zanyu nazo ni ingirakamaro. Tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.